ubwigenge bwari bugamije harimo kuduha repubulika na demokrasi, ariko ibyo byagombaga nabyo kutuzanira ubwisanzure, kwishyira ukizana, la justice sociale, le respect des droits de l'homme, ku buryo buri munyarwanda yumva koko afite ubwigenge mu gihugu cye ariko no ku mubiri we. Hari rero ibintu byinshi bitubahirijwe ku buryo umunyarwanda atabonye ubwigenge busesuye ngo hubahirizwe uburenganzira bwe. Ntabwo nabivuga byose, ariko ngiye kuvuga bibiri by'ingenzi. Kimwe ndagikubira mu byo ndibwite les attaques z'inyenzi, ikindi ndacyita coup d'état ya 73. La jeune république rero imaze kubaho, muzi ko hari abantu benshi bahunze u Rwanda, abenshi babiterwa nuko batari bafite umutekano, ibintu byabo, amazu yabo atwikwa, ibintu byabo byibwa, inka zabo ziribwa. Nubwo hari ni minorité yagiye par principe ivuga ati ntabwo dushaka ko abahutu badutegeka, ibyo nabyo bifo kubivuga, nabo bariho, ariko abenshi bagiye kubera akarengane. Icyo gihe rero hari abibumbiye mu mutwe washaka gufata ubutegetsi ku ngufu, aribo biyise inyenzi, batangira kugaba ibitero mu gihugu hirya no hino, mu bice binyuranye, za Nshiri, mu Birunga, mu Bugarama, mu Bweyeye, mu Bugesera no mu Mutara n'ahandi. Cyane cyane bagabye igitero cya Rurangiza ku itariki ya 21 z'ukwa 12 kigarukira ahantu hitwa Kanzenze, no hafi ya kilometero nka 20 uvuye i Kigali. Ubwo icyo gihe bari bashyigikiye repubulika yari iriho, bose bahiye ubwoba. Muri kwa gushya ubwoba batangira gushaka kwikiza umwanzi, ubwo niko babyitaga, bati ibyitso bikorana nawe. Ubwo nibwo abaturage bari barasigaye mu Rwanda, cyane cyane ab'abatutsi, akarengane kabo gatangiye. Ubwo mwumva ko habaye ikintu nakwita nko prise en otage de la population tutsi yari asigaye mu gihugu. Byatumye bamwe bongera barahunga, abandi bahunga mu gihugu hagati, ariko abandi bajya no hanze y'igihugu. Ibyo bigitero kimaze kuba, abantu abayobozi b'ishyaka Runari na Raderi bari bateraniye mu nama i Kigali, service de renseignement zabaguye gitumo. Mu bitabo hari abavuga ngo, ariko ibyo ni interpretation, abahistorien nibo bazatubwira ukuri, bati bari bategereje ko inyenzi zifata ubutegetsi, bavuga bati turahari. Ariko ibyo ari byo byose, icyo bari bategereje cyose, ariko uburenganzira bwabo ntabwo bwubahirijwe, kuko abantu barafashwe hamwe n'abandi bageze kuri 15 bajyanwa mu Ruhengeri bafungirwayo. Abo bantu barashwe nta rubanza rubaye. Ubwo murumva ko ibyo bintu hari agahomamunwa. Abandi bafatiwe muri icyo gitero, les prisonniers de guerre, bo bagize urubanza rwa Nyarureshwa yego, bakatirwa gupfa, ruza guhindurwa muri igifungo cya burundu. Mu kuvuga rero episode, icyo twakuramo nuko uburenganzira umunyarwanda yaharaniraga butubahirijwe kuri buri wese, kandi ibyo byateye ingaruka n'ubuziki dukurikirana, kuko byaciyemo abanyarwanda ibice. Bamwe bumva ko repubulika ishyizweho atari iyabo, abandi bumva ko ari iyabo gusa, bararirimba bishongora ku bandi. Ibyo kandi biracyakomeza. Intsinzi FPR iririmba, ariko si yo gusa, murabona ko byatangiye kera. Utsinze wese ati ndatsinze, undi ntabwo n'umukwiye. Mu kuvuga iyi phenomena no kugira ngo tujye tureba na consequence bigira, kuko na FPR iriho ubu ntabwo yaturutse mu kirere. Murabona ko byose bivanga, ku bibazo iyo bitaza kubaho cyangwa iyo biza gukemurwa neza, ntabwo tuba tugeza. Inde phenomena rero yaranze kutubahirizwa ku burenganzira bwa muntu ni muri 73, ubwo habaye coup d'état y'abasirikare bari kumwe na Habyarimana, bagahera ku butegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Iyo coup d'état yabaye sans effusion de sang. Mu gihe mu bihugu byinshi bya Afrika hari amacoup d'état, nta wavuga yena ngo harwarenganya Habyarimana ko yarakoze coup d'état, nubwo atari ntabwo ari ibintu mu demokrate yakwishimira, ariko ni ibintu byariho.
gusa ikibazo mbona cyabaye cyane mu Rwanda nuko iyo kudeta imaze kuba sans diffusion de sang abantu bakoranaga na Kayibanda bagafungwa abenshi amazina arazwi ariko bari abantu bageze muri 40 harimo ba Munyanezo Gustin ba Bizimana André ba Harerimana Gaspard ba Minani Fodouard Bandaha yo Claver ba Gasamunigano n'ikiro n'abandi abantu baragiye bafungirwa muri gereza yo mu Ruhengeri bagenda bicwa rw'urubozo ntamenye uko bapfuye ku buryo buzwi. Kayibanda yaciriwe urubanza nawe par la cour martiale urubanza rwari rufite nimero 0001 agakoni 74 agakomiseri rwo ku itariki ya 29 z'ukwa 6/74 bamukatira igihano cyo gupfa ariko Habyarimana agikomewa muri pena perpetuité. Kayibanda afungirwa bamasinya residence arwerere mu Ruhengeri nyuma y'aho umugore wapfiriye bamujyana ibikavumu. Kayibanda nawe aza gupfiriwe muri circonstances zidasobanutse ku itariki ya 15 z'ukwa 12/76. Murabona ko umuntu waharaniye Repubulika na independence agapfa gutyo ataranapfiriye muri kudeta ngo bigira inzira. Murabona ko ari ikibazo gikomeye cyagize na consequence zikomeye mu bibazo byose twanyuzemo kubera ko niba tuvuga ikintu cya regionalisme yenda sinavuga ngo naha cyatangira ariko cyabaye renforcé par événement kuko abantu benshi bapfanye na Kayibanda bari abantu bo mu karere ke abenshi barabinyagitaramo. Ibyo bintu bikristalliza les esprits bizana regionalisme nubwo hagiye haza n'ibindi nubwo haravuga bati na Kayibanda était regionaliste kuko bakoma yari afite abaminisitiri bo muri ntuze gusa ayo nayo nandi makosa ariko nta kosa rikura n'ibindi makosa yose agomba kwamagana. Ibi rero tugomba kubikuramo isomo nk'abatindiye ntabwo navuga violation des droits de l'homme zabaye zose ngo nzirangize ni nyinshi ariko niba nafashize phénomène ebyiri no kugira ngo turebe conséquences zabyo. Conséquence yo gufata population tutsi en otage igihe cyose abaye ibitero by'inyenzi bakavuga bati niba abatutsi bene wabo umututsi akumva ko ari mu gihugu ari nk'umuprisonnier atisanga mu gihugu cye. Murabona icyo byatubyariye kugira aho bamwe bavuga bati turabona nta kundi rifo gufata imbunda kuko bari abahutu ntabwo badushaka ntibazongera tuma tugira icyo dukora niba tudafashe imbunda ngo turwane. Gusa ayo makosa ubona nta somo yatanze kuko n'umutetsi wa FPR ubona buri muri iyo esprit nabwo gukora bari même faute zakozwe n'abandi. Kubona Kagame n'abasa n'uvuga ati utazarwana nawe ntacyo nzamupimira ndetse ko yibeshya kuko 59 ntabwo ari 2012.